wazi igiciro bukaya ugeze tirasa kandi daje gakwitwe n'inkuba yego nimba nabifumbura nabara bari igendagaje uza kurambura Esteri wowe Ego kamakuru kiye makuru Jakora nakomanze narimvuze nirere bikanze gusura nararubaye byemeye twari dukumburanye koko ubundi sabwe we n'icyo ahantu ariko munyambere urumva wakwimuka koko nkayoberwa ahantu wagiye kungeze ko nabona gutakibe ntabwo numvaga ko ushobora kuba warimutse reka ariko nari maze iminsi mbaye mu Buraya ariko wabaye umusirimu koko Burayi muri Burayi ntabwo amakuru yo kwantuza kwa Ngarambe munsi kwa Kiristena ngo nabo bari amahoro reka amakuru y'abari yaze ko ari amakuru Rwanda naho rujongwa unjwiri se we amakuru rujongwa njwiri nimba ari rujongwa njwiri nawe raho ngaho aracyafite indwiri ntajya yigojesha aracyakura naho ubundi se gatoya ariko sibanze aracyakurana na Christophe abo Christophe yagiraga amagambo sinzi niba kiyaje ariko ndikora ari gusiga wigira amagambo oya uraze ko yarusha abagombozi nge ngafite duke wagize ngo twafite zagize ngo areke twakumari oya bure mwoka byaramwe nimba ari kwinjira n'ubundi urinjiramo oya ndinjira ariko naje mfite gahunda rwose yo kugusura munyambere gatoya oya nose wansiga hano ese gatoya ese twumvikane usura cyagira umushango wake ese byo mushiha cyera batebuzaga kuza iwanyu none nawe wimukenu uziko narenze ko umuntu akora n'umushiha ukagabanuka narenze ko amatiku rwose bayagabanyije ukagenduka mu muntu mukuru ariko nsanze amatiku rwose uracyari afite kera batebuzaga kwinjira iwanyu ngo ajye kwivuga ngo nawe winjira ngo nawe usohoka ngo nawe unyaye ngo nawe ureye nyirabuyongwe ariko baramuherekeje ariko nararangabujwe kugira ngo ndebe ko nakubonamo kuko twahirukanaga kera ariko umupfu araryoha koko uziko nabonye ko umupfu araryoha yarapfuye ariko yari afite abantu we ariko menye amaboko yarapfuye barashize uje ku menye amabombaga ariko nawe baramuherekeje yari afite abantu we ariko noneho yari afite gafata abantu bashyinguye nyirabuyongwe cyangwa noneho uzi ntuzi ikintu cyamubayeho wowe ni witwaga ngo bagenzi yapfuye cyanyutse yikoreraga imicanga cyose impano we cyose bakayimukorera akagenda yagagura hasi uragura mu nzira ariko uriya mugabo yapfuye nabi ni ukuri ariko ntuza noneho yewe kidomo nawe yikoreraga amajerekani we imwe mu mugongo indi ku mutwe ayandi bakagenda bayagerekeranya uriya mugabo uriya
umuntu urumva atarushaga abagenzi kwikorera ibaga amajerekani atandatu yuzuye amazi ariko rero hirya bayikura mukecuru we ngo rirangwe we nagahoma munwa mbwira ngo byageze rangwida rangwida baza ngo yaroze umuntu bamwisha bamutwite yari yaroze wa mwana wa ntuzara wa mugenzi yawe niza kugera bagira no gucyara yawe nyako ndamukubite muri cyushye ariko hagati aho bahantu heza ariko hari nta parafo washyizeho harasa n'igiki cyane ariko reka nkubwire reka icyo tubyihore tugenda rero ese Kigali ni mugara kandi ko abana bivuze ngo Kigali nta muntu ujya ngiye cyateguje ngo ntabwo ubwo sabivuze ngo ntabwo nyiriye ubu wari yewe Yesu rero twaduwaje mu cyaro kuba twatetse ibijumba biba byuzuye mu nkono uje wese ibijumba nyabanya kujumba kuzwa ntabwo bishira mu nkono urumva ariko Kigali numvaga bavuga ngo mbiye umuntu yahageze ngo ntabwo bake kubera ngo ntabwo baba bashize abantu mu mubare reka mubwire njyana hariya naguze agacapati noneho kubera agacupa keza umwana ararira ndakamu ubu ngubu inzara mfite wa mugabo irapima toni ubwo rero kubera bya bintu by'umuntu by'amashyaka twamenyereye naguze agacapati umwana yaje ararira ndavuga imeze ndariya capati umwana ararira ndayimuha ubu inzara mfite ni ukuramara yahindukiye kandi kubwira ariko mbega Kigali kuri ariya nawe noneho ndabona imodoka za ruguru nubwo mbere nibonye ubundi namenyereza zitwanda twegerane zatwegerane zazinugera kwigana n'icyuma n'ikibambazi n'ikirabura mukorera kukimenesha umutwe kubera kubyigana nizo narimenyereye ariko we i Kigali noneho ndashaka kuza kugenda amatara y'akarere n'umwarimu baravuga ngo haka nk'inyenyeri zo mu ijoro reka mubwire rero ibyabaye kuri wa muturage uriya muturage agiye gutya yaragiye arananiba aho bari bazishinze ra uzi ngo yaragejeje akangana gute yashinguye hano dore ameza y'i Kigali se yuko amera ariko mbega abantu we naribajije se ni bano bantu bari gupfa agataka kangana kujya katashingwa n'imbwa yapfuye cyangwa ipusi ubu ngubu yatwaye ahanini haba hacurikira nuko mbona abayobozi nyine baraje barihosheje iyo ntambara ariko nuko yahosheje uwo mugabo bakijije yaramwijunditse wagira ngo ni umugore yajunditse aramufatira yaravuze ngo akajya hacisha umuriro ahaciye ariko rero nta n'amazi yo kunywa mpaye ariko niribagiye kukubwira noneho ibyabaye kuri wa mukobwa wa wundi waririmbaga muri ADP nakomeje kugutega amatwi nkurikiza ukuntu wagiye wisararanga wagira ngo ni velomoteri bongeyemo esanse uzamura umunwa uzamura amagambo wagira ngo ni radiyo bari kongezamo volume ariko nawe wahora arengereye uravuga ngo njyewe ni velomoteri wapi velomoteri gusa se niko wa mugabo hari umuntu wakuntumyeho hari umuntu ariko twari dukumburanye hani wanjye urashinzwe mbere yuko uza umbwira ngo na parafilimu ngo ibiki ngo hirya no hino ngo kwa Ngarambe amagambo ufite yonyine ubwayo niyo yanakwiyicira ariko mvuga ite n'azari parafo wagize uracyagira amagambo nk'aya kera ko ari bwo wagenda guzimura numva ujya kubwira kwa basi ariko cyakera mwara bakene tuvuga ibintu dusubira ibindi mwanya ko tujumba mukaduhinga kimwe mukadukura ikindi noneho mukadukura twitwaga ibyo bintu bitwaga imizoyo cyangwa imizi ubu tuvugana amasaha 2 arashize n'iminota 57 ukivuga ariko birasa nkaho naho utakize kuko noretse ko wakwibanye n'ibijumba by'imizoyo hano nkabona n'amazi ya mugezi ufite ubu subigiye wahereye uvuga ubu ngubu simba nashoje kurya nako igihe wahereye uvuga yuba waje ugahita utanga ubu ngubu ntabwo mba namaze kugira ibintu nkora ubu sinzi waravuze ngo umaze gusa nkaho wari ugiye kurya ahubwo ukaba ufite ahantu wabishyize bizane tubisangira mwana ko twasangira imizoye tugasangira imizi imyumbati n'ibishishwa by'ibikobokobo warizanye ibyo bigo tukabisangira ayo magambo ni gusa cyangwa bagucanye ku rurimi ufite amagambo urayarusha abagombozi no kuri kw'Imana wagira ngo niba abadozi bo muri Uganda niba usanga bahera inkuru dore umuntu wagiraga inkuru wa mbere yari Jane wo kwa Ntuzajya munsi yo kwa nubacyandigi adiri inkuru nutatari inkuru n'uwapfuye n'uwakubiswe wose ababazi ariko jewe
ariko ntuzahindutse gukubita umugore bapfuye ikijumba ibatera umugore yatetse ibijumba noneho barabyara n'umugore none harazamo kimwe ndikiraho amagambo yawe ndari hazi wikomeza kunduhira mu matwi ibaze kuvuga uri umuntu umwe ukagira ngo ni ikibuga cyuzuye abafana uzi kuvuga ukabira ukagira ngo ni ihene inizwe n'ikiziriko wajya buri ruhago aho ngaho uranditse ntabwo ubwe buri ihene oya cyane kwanza none ntabwo nanditse kubera n'ibyara abana bane ariko buri urazi umuruzi we ariko mperutse kubona na yanga yo kwa ntuza yabyaye abana babiri nta n'ubwo nanditse ko inka ibyara abana babiri njyewe hari abantu mbaraga mpamvu bari abantu ni abarozi natunguwe no kumva ngo yoroze ngo ari genesi ndibaza ngo ese yarogaga igiferesi ubu ngubu urimo igiferesi ariko reka mubwire ariko uzi inkuru nazanye mfite inkuru umumponyenye wa mugani wa mugabo hari ubwo abanyabura kuvuga ngo ni umumponyenye nanjye ndazifite mbega inkuru buriya nuko wa mugabo utamuzi mba mubwira indi nkuru hari umugabo wumukiye hariya vuba ejo bundi yatwaye igare y'ikubuta hasi naza wajya yarasetse yamanutse hahandi ku murenge urabona hahandi Nyamagabe hahandi Kibirizi ukase muri rya koni ukamanuka muri rya koni umurenge yarakase yagiye usanga muri rwari ariko noneho tujya tuvuga ngo ndabagana twamagaye birase esheshatu zagakuza noneho zihagera rimwe kandi ari umuntu umwe none tuboneho dupakiye nta nubwo wahereza n'umuntu agahenge n'ibyo ari kurya bikamanuka dore igihe nari nahereye mvuga wagira ngo wari ariko reka mubwire iyo bivuga ariko ziracyakunda avoka we ngo mbabarire ubwire kera wakundaga avoka ku buryo wayirya ku mutwe ikibuno igihiye cyose ugahita ukijyana ariko noneho natunguwe marishani yewe nagase usigaye unesha ubugari avoka iyo uteka agasosi nimba ari uko abanyakigali bagerekaga ubugari nako niyo sosi se impando ndimo yo numve wasanga bijyanye wenda da takora rino kinga zisho wasanga bijyanye rwose impande tatawe ubu bugari ko waboroheje kera kwajya guteka ubugari ku buryo umuntu yabukuze umuntu agasamba ntabwo byantungura utuzi impamvu bitantungura kera wakundaga ko ariko ubu iyo wazikundagamo byari bitandukanye waraziryaga nyaho ntubere kubwira ukayiga umutwe wagira ngo wateye igiti nawe aho niho wateye igiti ariko noneho nijyamu zawe inkuru nzaba mfite umva muri bazanterera agasambu cyangwa bakangaragura mu musambu kubera ndaba n'ubwa mbere numvise ubugari na voka ariko ubu bugari bagerageje kubutemisha kandi nimba ari burya voka ariko reka mbwira buriya ni uko utagira amahirwe yo kurangiza kwiga uzi umukobwa mwiganye ukuntu yize akaba mukire yarize makaba mukire nibyo nakubwira ntabwo najya gukora nibyo nakubwira kare reka nkubwire ntuzabe manaka ngakangari oya nibyo nakubwira kera ko kuba yari ubuntu nubwo yabaga ari imizo ubu hari ntabwo ari byo uri kunyuma ko usigaye urica nk'inka se cyangwa inguru ariko nawe nitegereza nkabari ese uru rugo ntiruya ariko iyo uriye rwose birantangaje ubugari navuga ubwo se rwari imirimo cyangwa ibarabara n'iza ndoka zitwa za mibi nawe mutumbaraga abanyakigali ngo bamwariye ibintu bibi kera iki ibintu wari umeze nk'urutare Rwanda wari ukomeye umeze nk'umwoyo ni ukuri ko Imana utangiye kurenga ibi bintu ntabwo ndi bubyihanganire oya ntabwo ndi ibyo wavugaga wa mukecuru baramuregereza mu barazingu wa mugabo mbabara urekera ntangiye kurwara umutwe n'ayindi mutaga ni ukuri kubera amagambo yawe gusa ubwo ubundi waciye kumera ukaba n'inahafunze nabwiye na Jean Marie afunze uciye munsi buri cyangwa iyo baziragegera asize iharangaje Jean Marie niwe wanyeguriye ariko rero oya
nibyo bakubwira yamwe ngo bosi ngo nawanda barabiza sha nijama niko bosi wanje mushaka nibwo namutegereza noneho kimbaga zo bugari zishire noneho yanaye ngo nta kibazo ariko ntongore musanga urimo naza kuze kimbaga zo bugari zishitse bugari turagurisha ariko naho byanje uko abone kigali nyamara abantu baseseka ibintu njyabimara muri televiziyo twakoze n'ibiro nyiromba ni cyane cyane kandi gifite urunyuma rutubaraje nuko njyamara muri kigali iyi ngore nk'icyo umuntu ari kujya ugasanga babihisha amaha buriya nawe wegeneza wasanga hariho n'ibindi reka mbe by'akazi birahagije wikomeza kurengera ariko nakubwiye wikomeza kurengera twari dukumbura muga mubwiza ukuri subiza ko kiriya nigaga karate ndagucurika hano muri salo ndagucurika uze urajyanye karate wiki karate wita cyane muri intambara urebe ingumi ngiye kugukwikira ingumi kugira uragira ngo ni isuka cyangwa ni iki urakomeza kujerera ukwanza iminota 2 niyo usigaranye yonyine iminota 2 ndayikoresha nawe ko nimba ntangiye kurwara umutwe kubera wowe n'induru yawe n'urusaku ufite ntabwo bari wambwishije mwa uzi ikiro cy'ubwara ariko zari zindi mugari gusa umenye ukayenda yakura ariko nawe uri kurengera none urayakura urabona yajegera data we wasaka we ariko tujye tubana ariko imyaka yarashize myinshi koko ni myinshi aha ntazi aha mbivuga imboga zo ni nyinshi rwose aho ntabwo bakoreshaga ariko rero wa mugabo nari maze tujya gutaramuka mu rutoki ariko umwanzi cyane nkabona ipusi yaze nimba ari ipusi nimba ari inde twumvikana ariko se mu magambo make subiza iyo voka hasi n'umutima mwiza ni ubwa mbere mu mateka ngiye kubita umuntu ku buryo urabona umutwe ukajya uhindukiza ugasanga mu maso y'imbere ari kureba inyuma ariko se amatiku kuki ariko wakubise ntabwo wabona wabagaragaza imbabazi nkamukubita hasi kandi mubabonye bagaragaza ariko rero ucucumye abaye nagucucuma aragucucuma we ariko buriya barabara z'abana yazikuye heko nabo namukura umwere utumaraje nabo n'ibikoze natigusa yakubibaze we dada we uriya mwana niba nterebuze n'isi imbaraga uretse gato ndaje ujya rindira gato ndaje ariko ugiye kugaragaza ndetse uba igitare cyangwa nushaka ukizane uriya muvune mwita gihera She's what? Dissolve!